bazahurirwaho. Ese izavuze mwarazumvise? Abazumvise nimumanike ibiganza turebe. Impanda ya mbere yavugijwe na Yohana umubatiza. By'ubusambanyi byarongeye birabakurura. Pawulo havuye, itorero ry'i Korinto rigira ibibazo byinshi. Hanyuma rero hava intumwa zijya gushaka Pawulo muri Efeso. Baramubwira bati kuva wagenda ibintu byarakomeye. Abakristo basubiye inyuma, bishoye mu byaha by'ubusambanyi bikomeye, kugeza ubwo Pawulo yavuze ngo ibyo mukora ntibiba no mu bapagani. Basubiye inyuma barenza igipimo. Aravuga ati kugira ngo umuntu arongore umugore wa se, tayo ni amahano akomeye. Icya kabiri, bacikamo ibice, baba bafana b'abayobozi aho kuba abakristo. Bamwe bakavuga bati genda uwa Pawulo, abandi bakavuga bati ndi uwa Kefa, uwo ni Petero, abandi bati twebwe turi ab'Apolo. Ndetse babwira Pawulo bati abantu batangiye kujya kuburanira mu bantu batizera. Barashinjanya abakristo b'i Korinto, bava mu rusengero bakagenda kandi birababaza. Sikubona abakristo babiri baburana umuganda rusange urangiye. Bakavuga bati hari abaturage babiri cyangwa umugabo n'umugore b'abapenekote, ingo zananiranywe za zindi ziteza umutekano muke muri quartier, umwe aririmba muri korari n'undi aririmba muri korari. Umuyobozi w'umudugudu akavuga ati umuganda rusange nurangira hano hari urubanza. Kabona rero ni abarukore bamwe begura za Bibiliya ku cyumweru bajya gusenga. Mureke tuba abakristo. Pawulo biramubabaza kugeza nubwo ababwira ati se nije wababambiwe se? Ni Kefa se wababambiwe? Na Apolo se? Jewe narabibye, Apolo arabagara, Kefa aruhira, ariko Kristo niwe Mana ikuza. Mureke kuba abafana b'abantu. Pawulo rero arabandikira, ageze kuri uyu murongo wa 16 n'uwa 17 arabibutsa, ababwira ko ari insengero. Ebyukuri simbagushe, hari inyigisho tuba twaramaranye nazo imyaka myinshi,